yesu reka tukubwize ukuri turi kuri uyu musozi turanezerewe kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze turanezerewe kuko waje kuducungura turanezerewe kuko uyu munsi tujya tubona tutari mu gihugu tubona turi agahugu mu kandi kuko uburyo tubayeho uburyo twirirwa n'uburyo turyama n'uburyo tubyuka n'uburyo tugenda biratandukanye hari icyo wadukoreye ugiye kugenda udusezeranye umufasha yesu uyu mufasha ibyo adukorera ni byiza haleluya umwuka wera aratunezeza umwuka wera atuguye neza umwuka wera aradushyigikira umwuka wera aradukomeza umwuka wera aratuganiriza umwuka wera aratunejeje data wera haleluya yesu turagushimye ariko turagukumbuye yesu turagukumbuye ariko tuguwe neza nawe urabibona iri teraniro rigari ringana ritya twaje kugushima nta waje gushaka umutsima nta waje aje gufunguza oya data twaje kugushimira turambuye ibiganza byacu tugushimira turambuye ibiganza byacu tugushimira tukuvugirije impundu nyiringabo imana tugukuriye ubwatsi data buja bwiza aya mazina yawe gitare cy'amahanga izi mpundu ni izawe data buja bwiza turagushimiye data duteranijwe no kuvuga ibigwi byawe yesu duteranijwe no kuvuga ibitangaza byawe duteranijwe no gukomeza kukurata duteranijwe no gukomeza kuvuga uwo uriwe nubwo bitadukundira tukiri muri iyi si ariko gato cyane tubasha kuvuga nyaguhora ku ngoma ukakire wakira igitambo cyacu cyishimwe wakira ibihamya by'abantu benshi batandukanye wakira ibihamya bya mwene data turi kumwe hano aje kuvuga imirimo n'ibitangaza wakoze aje kubiratira abandi buri wese wamuha mikorofone hano yavuga imirimo n'ibitangaza wakoze ariko muri kano kanya nyiringabo imana hagara ku isonga ry'ururimi rwe ureka kurate ureka guhimbaze ureka kuvugire kuko nyiringabo imana warakoze uyu ni umwe mu bahamya benshi uje kuvuga kuko wari uri kera n'uyu munsi ari kuri ntabwo wigeze uhinduka turakubona amanywa nijoro turakubona igitondo n'ikigoroba turakubona ribuditse ijoro ribuditse tukakubona izuba ricanye tukakubona mu mapfa tukakubona ibihe byose turakubona data wera ngaho mugirire neza rero reka imitima y'abaraha yakire kugira neza kwawe ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubyambaje urakoze amen. Yesu Kristo ko yarari nikwaho iminsi yose arashaka bazimiye ndetse akiza n'abarwayi uwo mukiza nahinduka Yesu Kristo ko yarari nikwaho iminsi yose arashaka bazimiye ndetse akiza n'abarwayi uwo mukiza nahinduka Yesu Kristo ko yarari nikwaho iminsi yose arashaka bazimiye ndetse akiza n'abarwayi uwo mukiza nahinduka haleluya 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 haleluya
n'Imana mu mutima wanjye kuba mpagaze kuri uno musozi. Amen. Ntibyavuye mu gushaka kw'Imana yonyine, ntabwo byavuye mu gushaka kwanjye cyangwa kw'imiryango cyangwa uko abandi bantu runaka baba bankunda, ahubwo byavuye mu gushaka kw'Imana yonyine. Ngiye gutanga ubuhamya, biragoye kuba nasamarayizinga, ariko ndagerageza uko nshoboye iby'ingenzi bivuge, ariko keretse umuntu afashe ngira umwanya munini, ariko bitewe n'igihe dufite ngiye kugerageza. Nitwa Mushimiyimana Rachel, ndi umudamu, mfite umwana umwe n'umugabo. Dutuye muri Kigali mu murenge wa Kanyinya, niho dutuye, ariko mvuka mu majyepfo i Nyanza, hariya bajya bita ngo ni kwa Haji, niho mvuka iwacu ku ivuko. Ariko mbere yuko ntanga ubuhamya, hari umudamu ubinaha ngaha sinzi niba yaje, yitwa Agnes w'iwacu. Byamfasha mubonye, sinzi niba ahari, ako niba adahari nabwo ndakomeza. Amen. Impamvu nari muvuze ni uko anzi ibyo ngiye kuvuga, ntago ari uvuga ngo abivuge, ariko ni umuhamya wo kubihamya kuko arabizi. Ariko ndashima Imana yuko Imana ikora ibirenze cyane ibyo twibwira. Reka mpere ivuka. Mvuka kuri uwo musozi wa Nyanza, mvuka mu muryango w'abana 4, ndi umwana wa 3. Nari mfite data na mama, ariko kubw'amateka yacu mu Rwanda twese tuziranyeho, papa ntawe uhari, yagiye muri kiriya gihe. Ubwo rero ngiye mvuka, sinagize amahirwe n'umugisha wo kuvuka kimwe n'abandi bana. Naravutse nk'uko bavuka amezi 9, ariko gukura ntibyanyemera gukura nkabo. Nkivuka nahise mfatwa n'indwara bita mugiga. Mugiga ni indwara yabagaho kera, sinzi ntago abantu benshi bayizi, ariko iyo ndwara yaramfashe. Ifata uruti rw'umugongo bita colonne vertebrale. Irufashe isa nk'irumunga rurashira, mu mugongo hasigara amazi yonyine. Twatuguru tw'umwana tuje duhita twisubirirayo. Nari meze nihangane, hari igihe wenda bitewe n'ikinyarwanda kigezweho umuntu wenda atabyibuka cyane uko ndibuze kuvuga mu byihanganije. Nari meze uburyo ntasobanura amagambo, ariko ndagerageza. Twatuguru twari tuje twisubiriye mu nda, ariko nabyita sigana utuntu tw'utunifu tumeze gutya. Urumva umuntu udafite amaguru, udafite n'uruti rw'umugongo, nahoraga ndyamye. Ubuzima bwanjye bwari amateka yo kuryama. Nahoraga ndyamye kuva ku wa mbere nkaminura umwaka. Icyo gihe rero nari mfite data, yari umukozi w'Imana mwiza, yari mwarimu w'umudugudu waho ngaho bita Kavumu. Nasengeraga ngira umukobwa muri paruwasi ya Nyanza, mbere y'intambara nibwo yari mwarimu waho. Icyo gihe rero nahoraga ndyamye, utwo tuguru twese twisubirira mu nda, tumera gutya. Sinabyukaga, sinicaraga, ikintu cyose kibaho nagikoraga ahantu nabaga ndyamye. Ubuzima nabayeho nuko nta musatsi nagiraga, kubera guhora urumva umuntu hora uryamye ahantu aryamiye umusatsi wose urapfuka cyangwa ubwoya bwaba buhari. Mu by'ukuri ubwo buzima nabubayemo igihe, ikintu cyose bakoraga baranteruraga bakampa, niba ari ukungaburira, niba ari ukuma icyo kunywa, niba ari ukujya gukora ibikomeye cyangwa ibyoroshye. Mu by'ukuri ikintu cyose ni uguterura. Ubwo buzima nabubayemo, ariko ikintu kimwe ndibuze kuvuga, muze kunkundira Imana. Haleluya, haleluya. Ndagerageza kwihuta. Ubwo ngubwo muri icyo gihe meze gutyo, data yajyaga akunda kusengera. Hari ibintu nibuka nubwo nari umwana mutoya, yaravaga ku kazi akaza akanterura akanshyira ku rutugu, akamanukana munsi y'urugo ahantu twabaga, hari ibuye ry'urutare, akaryicaraho akansengera. Imana irakamubwira ngo uyu nguyu Rachel azagenda b'umukobwa mwiza, agenda b'umugore. Imana ikamubwira amateka yanjye y'ubuzima bwanjye, ikamubwira ati nzamukiza muhagurutse. Ariko reka mbabwire, umuririmbyi yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo ijuru nubwo ryavaho, isi kava, uwizera azabona amasezerano y'Imana. Nubwo byagenda bite, umuntu wizera Imana
azabona amasezerano. Haleluya. Imana ntikangwa n'imisozi, ntikangwa n'amateka umuntu arimo, ntikangwa n'ibihe. Haleluya. Imana ni inyangamugayo, ikintu ivuze iragikurikirana ibihe ibihumbi. Nubwo wacogora Imana ntigicogora, nubwo warambirwa ntirambirwa. Imana yubahwe. Haleluya. Icyo gihe cyabayeho, hari utuntu tumwe nibuka ndimo nihuta. Hari umunsi basize ku musambi ku irembo. Papa wanjye ntiyarahari, mama ntiyarahari, nayisiganye na murumuna wanjye. Murumuna wanjye abinahangaha, ahubwo nari namubwiye ngo no munsi aze kuza mu giterane, ariko ntibyashobotse. Ariko niba nkurikiraga, niwe twari turi kumwe. Arangije turi kumwe, imvura iragwa. Iguye ni uruhinja, ntabasha kunterura, ariko yari azi kuvuga utuntu duke cyane, akazavuga ngo ashe yikamba. Muri make arashe ikamba. Rero ntabwo nari nzi gukamba, sinanzi muri make aho wasize niho wasangaga. Niba usize ndyamishije umusaya niho wasangaga. Muri make ubuzima nari mbayemo nubwo imvura yahisiza. Rero ibiraje ndyamyeho, mbura umuntu n'umunyanura unterura ngo amvane ahantu ndi. Abona birakomeye, afata wa musambi nari ndyamyeho arawubirandura, arawunyorosa. Kandi umusambi wo mu cyaro ugira ivumbi. Mu by'ukuri murawuzi wa musambi, nawe urambitse mu ivumbi, uramutse uworosha umuntu namwe murabyumva. Ariko twagiye kubona tubona papa araje aranyanura ashyira mu nzu. Utwo twari tunyuzemo, hari igihe tunkora ku mutima. Ubwo buzima mubayemo rero nihuse, Imana ariko buri munsi bwira papa ngo nzamuhagurutsa. Narivuzaga, nabaga i Nyanza, hazaga abaganga baturutse Gahini n'ubu simpazi, ariko ndahumva. Aba baganga barazaga b'abazungu bakangorora biranga. Nyuma baramubwira ati reka uyu mwana we tumuhe transferi, azaze tumuha akagare. Hari ubware babicaza abantu bameze nk'abo ku buryo babacungiramo. Ndangije papa arangije afata transferi, ariko bitewe yaragiraga kwizera kure. Abantu bamuzi, hari abantu b'i Nyanza bakoranye umurimo w'Imana, bazi ukuntu yizeraga biri hejuru. Aravuga ati nubwo wayimpaye, uyu urashira Imana yamuvuzeho ibyiza, yavuze ko azagenda, ntabwo nzigera mbona ibindi bintu atari uko Rasheli yagenze. Abyizera atyo. Mama akamubwira ati ariko twavuje umwana. Akamubwira ati ntacyo, reka dukusanye amafaranga, ariko Rasheli azagenda. Jenoside rero yayisiza iba iraje muri iyo minsi. Ije papa yagiraga amakuru menshi y'ijoro. Imana yari iramubwiye ngo muri icyo gihe hagiye kuba ibintu bikomeye, agiye gutaha yiyeze, nabo bazaba bari kumwe baziyeze. Abwira mama aramubwira ati ariko ngiye hari Imana imbwiye nuko ngiye gutaha.